Tubayeho mu bihe bidasanzwe. Abantu benshi batangiye kubona ko hari icyenda kubaho nubwo batakizi. Bamwe baribaza bati, ese koko isi igiye kurangira? Ibyiringiro byacu muri iki gihe ni ibihe? Ese haba hari ubuzima nyuma y'ubu bwa hano ku isi? Abantu benshi babayeho nta byiringiro kubera ko bitegereza ibibera ku isi byisukiranye uko bukeye n'uko bwije bikabihebesha. Intambara, ibiza ku butaka no mu kirere, kwangirika kw'imico mbonera, gusenyuka k'umuryango mugari w'abantu, ibyorezo, ibi byose bituma iyi si ihinduka ahantu hatanejeje. Benshi mu banyamadini, abanyapolitiki, abahanga mu bya siyanse n'imibereho y'abantu nta gisubizo bafite ku bibera ku isi. Nubwo ubwenge bwiyongereye, ikoranabuhanga rikaba rikataje, ibyo ubwabyo nta humure bitanga. Biriya mpamvu uko dutera intambwe mu cyitwa iterambere niko twikururira ibizadukoraho kandi ingaruka zabyo twatangiye kuzisogongeraho. Muri Bibiliya niho honyine dushobora kubonera igisubizo ku kibazo cy'aho isi iva n'aho yerekera. Intambara ikomeye iri hagati y'icyiza n'ikibi, hagati ya Kristo na Satani, hagati yo gukiranuka no gukiranirwa, irimo irasatira aho rukomeye nubwo benshi ibyo bihishwa amaso yabo. Nta humure isi izabona kugeza igihe Satani n'abanyabibi bazaba batakiriho. Iyi si ikeneye umukiza. Yego, ubyumvise neza, ikeneye umukiza. Uwaremye isi n'ibiyirimo ni nawe ushobora komora ibikomere dufite kandi agakiza uburwayi bwacu. Ibyiringiro by'ukuri bibasha kubonerwa gusa muri wa wundi wavuze ngo nimanuka hejuru y'isi nzireherezaho abantu bose. Arenda gushyira iherezo ku buzima bw'iyi si idandabirana nk'umusinzi, ariko abakiranutsi bo bazarabagirana iteka ryose. Uraho umuvandimwe, nitwa Nyamara Jean de Dieu. Muri uyu mwanya tugiye kwimbika, tugiye kwiga ibyisho byiza cyane, ibyisho by'ubuhanuzi. Ubuhanuzi bwa Bibiliya ni ibitabo bibiri, igitabo cya Daniyeli ndetse n'ibyahishuwe, ibitabo abantu benshi batinya ndetse amadini menshi atigera ahangara no kwigisha. Ukabona amadini menshi afite abapasiteri bize teolojiya, bafite za masters, bachelors, doctora mu bintu bigendanye n'iyobokamana, ariko ugasanga ntibashobora guhangara gufata igitabo cya Daniyeli ndetse n'igitabo cy'ibyahishuwe ngo basobanurire abizera babo ubutumwa buri muri ibyo bitabo. Ni ikintu kibabaje. Ariko muri uyu mwanya twe tugiye kugira amahirwe yo kwiga igitabo cya Daniyeli, kandi tuziga ibice byinshi biri mu gitabo cya Daniyeli. Tuzasobanukirwa ukuri kwinshi Imana yadutumyeho. Tuziga n'igitabo cy'ibyahishuwe, tubone amagambo y'ubugingo Imana yaduhishuriye. Cyane cyane ibi bitabo byigisha ubuhanuzi bw'iminsi y'imperuka. Muri Bibiliya harimo ubuhanuzi bwinshi, ariko twebwe by'umwihariko tuzatinda ku buhanuzi bw'iminsi y'imperuka. Ni nabwo ubuhanuzi butureba. Muri ibi byigisho muzabona yuko twe tubayeho muri iyi myaka, tubayeho mu minsi isoza amateka y'isi. Ibimenyetso byose nk'uko byavuzwe na Bibiliya bigaragaza ko ibihe turimo ari ibihe by'iminsi y'imperuka. Ibyo tubona hirya no hino ku isi, kuri televiziyo, imyuzure, intambara n'ahandi n'ibindi byose bitumenyesha igihe turimo mu buryo budasubirwaho. Bibiliya irasobanutse, nta kintu na kimwe cyo kwibeshaho. Niyo mpamvu ngusaba ngo uzabane nanjye. Ibi byigisho bizaba byimbitse, kandi ntabwo nzigisha amagambo yanjye. Nzafata amagambo Bibiliya ivuga tuyasobanure dukurikije imirongo ya Bibiliya uko igenda ibitubwira. Tuzajya dufata umurongo umwe tuwugiranye n'undi, hanyuma icyo Bibiliya itweretse tugende dushakishe muri iyi si ngo ese cyarasohoye cyangwa se nticyasohoye. Tuzabona ko hari ubuhanuzi bwasohoye, kandi tubone ko hari n'ubuhanuzi butarasohora. Ubwasohoye buzatubera ikiraro twambukiraho tugana mu butarasohora, kugira ngo twizere yuko n'ubuhanuzi butarasohora buzasohora, kandi buzasohora nk'uko ubwa mbere bwasohoye. Tuzabona yuko Imana itabeshya kandi itibeshya. Ibyo yatumenyesheje mu buhanuzi birasobanutse kugira ngo twitege ko n'ibitarasohora bizasohora. Muri Amosi igice cya 3 umurongo wa 7 aravuga ngo ni ukuri Uwiteka Imana nta kintu izakora itabanje kugihishurira abagaragu bayo b'abahanuzi. Nta kintu na kimwe kizaba mu isi Imana itabanje kukiduhishurira, uretse ko nta n'ikigeze kibaho itagihishuriye abantu bayo. No kuza kwa mbere kwa Kristo hano mu isi kwari
hanuwe kwari kuri mu buhanuzi. Abantu bari barabwiwe amazina Yesu Kristo azitwa, bari barabwiwe aho azavukira, bari barabwiwe mu by'ukuri ubuzima bwe bwose n'uburyo azabambwa. Ndetse muri Daniyeli hagaragazaga n'igihe Yesu azazira, igihe azabatirizwa, igihe azapfira, n'igihe azasubirira mu ijuru, n'igihe ishyanga ry'abayuda ryagombaga gutakariza amahirwe yo kwitwa ubwoko bw'Imana biturutse mu kuba bwaranze kwakira Mesiya. Ibyo byose byari byanditswe mu buhanuzi. Niba rero ibyo byari byarahanuwe kandi bikagenda nk'uko byahanuwe, hari n'ubundi buhanuzi bwinshi buri muri Bibiliya bwasohoye nk'uko bwari bwanditse. Ibyo rero biduha icyizere cy'uko n'ubuhanuzi butarasohora buzasohora. Niyo mpamvu tugiye kwiga igitabo cya Daniyeli, twiga igitabo cy'ibyahishuwe, dufate n'ibindi bice biri muri Bibiliya bitwereka iby'iminsi y'imperuka, tubihurize hamwe kugira ngo tubone ubuhanuzi bwose uko bwakabaye nk'uko Imana yabuduhaye, butwereka ibi bihe byacu n'iyi minsi yacu. Ntabwo iyi minsi yacu ariyo yasigaye Imana itayitayeho ngo iyitumenyeshe, ntabwo ari kutujugunya mu isi ngo itureke muri uyu muriro umeze gutya w'ibintu bihindagurika buri munsi, itatubwiye uko ibyo bintu bizagenda, uko bizarangira, uko byatangiye nuko bizasoza. Rero duhereye muri Daniyeli igice cya kabiri, tugiye kureba inzozi Nebukadinezari yarose. Nebukadinezari uyu yari umwami w'ubwami bwa kera bwa Babuloni. Ubwami bwabayeho hafi mu myaka 600 mbere y'uko Kristo agaragara mu isi bwa mbere. Urumva ko ni imyaka myinshi. Urebye ubu ngubu yaba ari imyaka myinshi irenga 2600 ubu buhanuzi butanzwe. Ariko ubu buhanuzi tugiye kubona yuko burimo amagambo agaragaza ukuntu ubwami bwagombaga gukurikirana, uhereye ku bwami bwa Nebukadinezari uyu nguyu aribwo bwami bwa Babuloni, tukagenda tukagera ku bwami bwacu ubu turimo uyu munsi. Ubwo bwami bwose Imana yarabumuhishuriye mu nzozi kugira ngo amenye yuko ubwami bwe butazahoraho iteka ryose, ko bufite ubwami buzabukurikira, kandi kubwo nabwo buzagira ububukurikira kurinda kugeza ku bwami bwa nyuma ubwo Yesu Kristo azasanga buriho. Muri make tugiye kwiga rero ibintu bigaragaza ese Yesu Kristo azaza. Yego azaza, kuko niba yaraduhishuriye uko ubwami buzakurikirana, bisobanuye ko amaherezo azagera hano mu isi. Uretse ko atazaza hano mu isi ngo akandagire hano ku butaka, ariko azaza gutwara abakiranutsi bazaba bari hano mu isi. Ntabwo ubwami bw'isi buzaguma nk'uko tububona gutya, ahubwo amaherezo imperuka izabaho, kandi amaherezo Yesu Kristo azagaragara, azimika ubwami buzabaho iteka ryose. Ndagira ngo rero mufatanye nanjye uru rugendo tugiye gufata twiga igitabo cya Daniyeli ndetse n'ibyahishuwe. Muri uyu mugoroba tugiye guhera kuri Daniyeli igice cya kabiri, aho dufite icyigisho kivuga ngo ubwami bw'isi bufite iherezo kandi turi mu bwami bwa nyuma. Inzozi Nebukadinezari yabonye zibasha kuduhishurira amabanga akomeye cyane, kandi tugiye kubyigira muri iki gitabo bita Bibiliya, nicyo kigiye kuduha ayo makuru yose. Reka turebe muri Daniyeli igice cya 29 twumva amagambo haranditse ngo, nuko ibyawe Nyagasani watekerezaga uryamye ibizaba mu gihe kizaza, ihishura ibihishwe niyo yakubwiye ibizaba. Muri izi nzozi Nebukadinezari yarose, wakwibaza ni ukubera iki Imana yafashe inzozi zivuga ibyo gusoza kw'amateka y'isi ikazihishurira Nebukadinezari, umwami mw'icyo gihe w'umupagani, umwami w'ubwami butabahaga Imana? Ni ukubera ko Nebukadinezari amajije kubaka ubwami bwe bukomeye bwa Babuloni, yagumye yibaza ku bizaba ku bwami bwe, akibaza se ubu bwami buzagumaho iteka ryose? Mu by'ukuri nta gisubizo yari abifitiye, ariko yarabyibazaga. Noneho Imana ishaka guhera ku icyo kintu Nebukadinezari ari kwibaza ngo imumenyeshe uko ubwami bwo mu isi buzagenda, natwe tuboneraho kumenya uko bizagenda. Hanyuma rero reka twimbike muri izi nzozi. Uretse ko ari inzozi ziri buze guhinduka n'ubuhanuzi nk'uko Daniyeli natangira kuzisobanura ziriba zihindutse ubuhanuzi, tuze gusobanukirwa ese ubwami bwo mu isi bufite iherezo, ese buzarangira ryari, ese Yesu Kristo azagaruka bimeze gute, ese bimeze gute, ni ubuhe bwami bwagombaga ko? Ibyo byose nibyo tugiye kureba. Tujye muri Daniyeli igice cya 3 dutangire tumve. Umwami yahamagaje ingabo, yahamagaje abapfumu n'abakonikoni n'abanyabwenge b'i Babuloni, nyuma y'uko ahagurutse ku gisasiro akisanga yarose inzozi akazibagirwa. Mureke twumve. Umwami arababwira ngo, ubwo ni babandi bo muri Babuloni, abakonikoni n'abapfumu n'abandi. Arababwira ati, narose inzozi,
umutima wanjye uhagarikwa no gushaka kuzimenya. Daniyeli igice cya kabiri umurongo wa 4. Nyagasani uhoraho iteka ryose, rotorera abagaragu bawe izo nzozi, tubone uko dusobanura impamvu yazo. Nuko umwami asubiza abakarudaya ati, nazibagiwe. Nuko nimutazimbwira ngo muzinsobanurire, muzatemagurwa kandi ingo zanyu zizahindurwa nk'ibyavu. Ariko nimumbwira izo nzozi, nzabagororera mbaha impano n'icyubahiro cyinshi. Nuko ngaho nimumbwira izo nzozi nuko zisobanura. Hano habaye ikibazo ntekereza ko cyakomereye aba bapfumu n'abakonikoni n'abakarudaya n'abanyabwenge b'i Babuloni. Umwami yarose inzozi, ariko haba ikibazo cy'uko umwami yarose inzozi arazibagirwa. Hanyuma abwira abo banyabwenge bo mu gihugu cye, arababwira ati, mubanze mumbwire inzozi, kuko muvuga ko mubasha guhishura ibihishwe. Niko abapfumu bavuga ko ari abanyabwenge, bashobora kumenya ibintu byinshi abandi batazi, bavugana n'imana zitazwi, bafite imbaraga abandi bantu badafite, bihamya ko bashobora kuvuga ibintu batazi. Ariko hano bari bahuye n'ihurizo rikomeye, kuko batashoboraga gusobanura kumenya inzozi umwami yarose, kuko n'ubundi niko bateye, ntabwo bashobora gusobanura inzozi, ntabwo bashobora kumenya ibihishwe, uretse yuko bazi gutera igipinda abantu, bakababesha ibintu bitari byo, bakababwira ibintu bitari byo. Ariko hano noneho ihurizo bafite ryari rikomeye, kuko impamvu ryari rikomeye, ntabwo bari buze gushobora kubesha umwami, kubera ko umwami inzozi yazirose, uretse ko yibagiwe. Kwibagirwa ibintu wabonye bitandukanye no kuba utabizi. Iyo baza kugira bagatangira bakavuga inzozi bakabesha, umwami yari kumva bidahuje n'ibyo yarose. Iri rero ryari ihurizo rikomeye kuri aba bakarudaya, kuri aba bakonikoni n'abapfumu. Nta zindi mbaraga bafite zo kumenya ibintu umwami yarose batari kumwe nawe ngo babe bari mu bitekerezo bye babimenye. Nta zindi mbaraga riga n'ubusanzwe bafite. Satani aradushukashuka akatubesha ko abo bantu bafite imbaraga, ariko ntazo. Hano ho byari bikomeye cyane. Umwami yababwiye ko yazibagiwe, ndetse umwami bikurikije n'ukuntu yari ahangayitse, arangije arababwira ati, nimutambwira inzozi, ndabica, ingo zanyu ndazihindura nk'ibyavu, ishyano riraba ribagwiriye. Ariko nimuzimbwira, ndibuze kubagororera, ndabaha n'impano. Ibi birakwereka uburyo umwami koko yashaka gusobanukirwa iby'izi nzozi. Yari siriyasi, niko twavuga, yari seriye ku bigendanye n'izi nzozi, kuko zari zamuhagaritse umutima mu buryo bukomeye. Muri Daniyeli igice cya 10 kugeza 11 yanditse ngo, nuko abakarudaya basubiriza imbere y'umwami icyarimwe bati, nta muntu n'umwe wo mu isi wabasha kumenyesha umwami iryo jambo, kuko nta mwami cyangwa umutware cyangwa umutegeka wigeze gusobanuza umukonikoni wese cyangwa umupfumu cyangwa umukarudaya bene iryo jambo. Icyo umwami aduhatira kiraruhanije, kandi nta wundi wabasha kucyerekana imbere y'umwami keretse imana zitabana n'abafite umubiri. Noneho hano abakarudaya n'abakonikoni n'abapfumu bavugishije ukuri, baravuga ati, rero twebwe ibyo dushobora gusobanura keretse ubanje kubitubwira tugashaka ibyo tukubeshabesha. Niko navuga, kubera yuko bagaragaje ko badashobora kumenya iby'izi nzozi, kandi bamuhishurira n'irindi banga rikomeye. baramubwira ati, keretse imana zitabana n'abantu. Hano nubwo bavuze imana, ariko mu by'ukuri bari bameze nk'abari guhishurira umwami nebukadinezari ko hariho indi mana, njye ndibuze kuzita imana. Aba bazitaga imana kuko bizeraga imana nyinshi, ariko tuzi neza ko hari imana iri mu ijuru ibasha guhishura ibintu bihishwe bigasobanuka, kuko ari izi ibasha kumenya n'ibiri mu mutima w'umuntu, n'ibihishwe kure cyane, aho abantu batagera, ndetse na Satani ubwo adashobora kugera. Aba bantu rero be bavugishije ukuri, bari bavuze ko bo imana basenga zidashobora kubisobanura, ariko ko hari imana yo mu ijuru isobanura ibihishe, ishobora gusobanurira umwami ibyo bintu. Nuko rero umwami yahise ategeka, atuma ariyoke ati, genda unshakira abanyabwenge bose bo muri iki gihugu, baze tubice, kuko ntacyo bamaze niba badashobora kunsobanurira inzozi, kumishurira inzozi na rose nkazibagirwa, ndetse bakampa n'ubusobanuro bwazo. Ku murongo wa 24 baranditse ngo, nuko Daniyeli ajya kwa ariyoki, wari wategetswe n'umwami kurimbura abanyabwenge b'i Babuloni. amubwira ati, nturimbure abanyabwenge b'i Babuloni, ahubwo ncire umwami musobanurire ibyo ashaka.
icyabaye ni iki? Umwami yategetse ko abanyabwenge bose bicwa, kandi Daniyeli na bagenzi be, abo bita Mishayeli, Azariya ndetse na Meshake, aba bantu bari abanyabwenge ariko bavuye mu gihugu cy'i Buyuda, ari abakiranutsi b'Imana, bazanwa mu gihugu ari abanyagano i Babuloni. Tubasha kubibona muri Daniyeli igice cya mbere. Nabo bari abanyabwenge n'uburyo batoranijwe mu banyabwenge b'i Babuloni, nabyo biri muri Daniyeli igice cya mbere. Muri make rero nabo babarwaga nk'abanyabwenge b'i Babuloni, nabo bahawe itegeko ryo kugenda bakicwa, nubwo mu gusobanura ko inzozi batari bahamagawe, ariko none itegeko ryo kwica abanyabwenge ritanzwe, barahamagajwe ngo nabo bicwe. Nuko Daniyeli abwira ariyo ati, wari wategetswe nyine kubashaka ngo bicwe? Haravuga ati, nta mpamvu kugira ngo twicwe. Twebwe duha iminsi 3 turi buze kujya gusenga Imana yacu, twizeye yuko iri buze kudusobanurira iby'izo nzozi, kandi turaza tuzibwira umwami. Hashize iminsi 3 basenga, Imana yahaye izo nzozi Daniyeli, irazimuha kandi iranazimusobanurira. Niko rero kuza Daniyeli abwira ariyo muri umurongo wa 24 ngo, njye njyanira umwami, ndibuze kumusobanurira, ndibuze kumubwira inzozi kandi musobanurire n'ibyo yibazaga n'ibyo yarose. Daniyeli igice cya 27 kugeza 28 ngo, ibyo bihishwe umwami yasobanuzaga, nta banyabwenge babasha kubimenyesha umwami, cyangwa abapfumu, cyangwa abakonikoni, cyangwa abacunnyi. Ariko mu ijuru hari Imana ihishura ibihishwe, kandi niyo yeretse umwami nebukadinezari ibizaba mu bihe bizaza. Inzozi n'ibyo werekewe ku gisasiro nibyo ibi. Hano urabona yuko Daniyeli nuko yahise abwira umwami, aramubwira ati, ibyo wabazaga rwose wagoye abanyabwenge bawe, abapfumu n'abakonikoni bawe ntibashoboraga kubihishura, keretse Imana yo mu ijuru niyo yonyine ifite ubushobozi bwo guhishura ibihishwe. Reka turebe muri Yesaya 43:9 kugeza 10 ngo, mwibuke ibyabanje kubaho kera, kuko ari njye Mana, nta yindi ibaho, ni njye Mana, nta yindi duhwanye. Mpera mu itangiriro nkavuga iherezo, mpera no mu bihe bya kera nkavuga bitarakorwa, nkavuga nti imigambi yanjye izakomera, kandi ibyo nshaka byose nzabikora. Imana yo mu ijuru niyo imenya ibihishwe, niyo ishobora no kubisobanura. Naho abanyabwenge bo mu isi n'abapfumu n'abakonikoni bahora babesha abantu ko bafite imbaraga zidasanzwe, ntacyo bafite, barabesha. Imana niyo ifite ubushobozi bwo gusobanura ibizabaho, niyo ifite ubushobozi bwo gusobanura ibihishwe, niyo ifite ubushobozi bwo kumenyesha abantu iby'imyaka myinshi batazi. Imana yo mu ijuru ihimbazwe, kuko iduhaye n'amahirwe yo gusobanurirwa ibizabaho mu gihe kizaza kugeza ku mperuka y'ibihe. Tugiye kurebera hano rero igishushanyo nebukadinezari yarose, hanyuma tunagisobanure nk'uko Imana yabihaye Daniyeli. Muri Daniyeli igice cya 31 kugeza 35, nuko Nyagasani wabonye igishushanyo kinini, kandi icyo gishushanyo cyari kinini cyane, kirabagirana cyane, cyari kiguhagaze imbere, kandi ishusho yacyo ikaba yari iteye ubwoba. Nuko icyo gishushanyo umutwe wacyo wari izahabu nziza, kandi igituza cyacyo n'amaboko yacyo byari ifeza, inda n'ibibero byacyo byari imiringa, amaguru yacyo yari ibyuma, n'ibirenge byacyo byari igice cy'ibumba n'igice cy'ibyuma. Urabyitegereza ugeze aho ibuye ryaziye ritarimbuwe n'intoki, ryikubita ku birenge by'icyo gishushanyo n'iby'ibyuma n'ibumba biramenagurika. Nuko icyuma n'ibumba n'umuringa n'ifeza n'izahabu bihera ko bimenagurikira rimwe, bihinduka nk'umurama w'aho bahurira mu cyi, bitumurwa n'umuyaga, ntibyagira ishyikizo. Maze iryo buye ryakubise igishushanyo rihinduka umusozi munini, rirangiza isi yose. Hano noneho Daniyeli amajije kuvuga inzozi. Noneho tugiye kureba ko umwami ari buze kwemeza ko izo nzozi arizo. Nimusoma muhereye kuri biriya bice nari maze gusoma byo muri Daniyeli igice cya 2:31 kugeza 35, ugasoma 36 na 37, uri buze kubona ko umwami yahise atangara, aza kubona yuko ibyo Daniyeli amubwiye ari byo yarose. Imana yari yabihishuriye Daniyeli. Umwami nebukadinezari rero yarose iki? Yarose igishushanyo kinini kimuhagaze imbere, igishushanyo kigizwe n'amabuye y'agaciro atandukanye. Umutwe wari ugizwe n'izahabu, igituza cyari kigizwe n'ifeza,
inda n'ibibero byari muringa, noneho amaguru yari ibyuma, ibirenge byari ibyuma bivanze n'ibumba. Ubwo ni ibirenge n'amano. Ibi bintu se bikaba byari bishatse gusobanura iki? Nubwo umwami yari yarabibonye, hanyuma ngo akaza kubona ibuye ryamanutse ritarekuwe n'intoki z'umuntu rikikubita ku birenge by'icyo gishushanyo, hanyuma ngo igishushanyo kikamenagurika, ndetse na ya mabuye y'agaciro yose akamenagurika, ngo agahinduka nk'ibintu bitumurwa n'umuyaga, ndetse ngo bigatumurwa n'umuyaga ntibigirishe ikizo bikagenda, ngo rya buye ryakubise rikaza kwaguka rigahinduka umusozi munini rigakwira isi yose. Ibyo bintu mu by'ukuri byasobanuraga iki? Byashakaga kuvuga iki? Nimureke Bibiliya ibidusobanurire. Aho twavugiye nta magambo yanjye nigeze mvuga, reka Bibiliya ibidusobanurire. Ku murongo wa 38 yaranditse ngo, nuko Nyagasani, umutwe w'izahabu ni wowe. Umutwe w'izahabu ni iki? Ni wowe. Hano haragaragaza yuko ubwami bwa mbere kuri kiriya gishushanyo bwari ubwami bwa Babuloni Nebukadinezari yari abereye umwami. Bityo rero intangiro ni Bibiliya iyiduhaye. Ubwami bwose butangira kuri Nebukadinezari n'ubwami bwa Babuloni bwe yari ayoboye. 39, kandi uzakurikirwa n'ubundi bwami budahwanijwe n'ubwawe gukomera, kandi hazaba ubundi bwami bwa gatatu bw'imiringa butegeke isi yose. Mbega amagambo akomeye. Nebukadinezari yahise ahishurirwa ko ubwami bwe buzakurikirwa n'ubundi bwami, ndetse ngo butanganya n'ubw'ubushobozi, kuko urumva izahabu n'ifeza ntabwo binganya ubushobozi, byaba mu gukomera ndetse no n'agaciro k'ubukungu. Niko byagombaga kugenda. Ubwami bwa Babuloni bwari ubwami bukomeye cyane, bwagombaga gukurikirwa n'ubundi bwami bw'Abamedi n'Abaperesi. Aya ni amateka noneho tugiyemo. kandi ubwami bw'Abaperesi bugakurikirwa n'ubwami bw'Abagiriki. Nyamara ubu bwami bwagombaga kugenda butakaza imbaraga, ndetse yaba no mu mbaraga mu buryo bugaragara. Ari nayo mpamvu bugaragazwa n'amabuye atandukanye kuri kiriya gishushanyo. Hanyuma rero ubwami bwa Babuloni bwabayeho muri 605 kugeza muri 539 mbere ya Kristo. Mwibuke ko mbere ya Kristo babaraga bacuritse. Niyo mpamvu rero natwe tubibara ducuritse nk'uko babibaraga. Bwahereye muri 605 buraza bumanuka bugera muri 539. Wumve rero ibuye ryatoraguwe mu bisigazwa bya Babuloni ibyanditsweho. Haranditsweho, mu gukomera kwa Esagira na Babuloni nshizeho kandi nkomeje izina ry'ubwami bwanjye iteka ryose. Nebukadinezari yibwiraga ko ubwami bwe buzabaho iteka ryose, ariko siko biri. Bwagombaga gushyirwaho iherezo, hagakurikiraho ubwundi bwami budahwanije n'ubwe gukomera. Muri Yesaya 45 umurongo wa 1, Imana yari yarahanuye ukuntu ubwami bwa Babuloni buzarangira n'ubwo bwami butarajyaho kera cyane. Umuhanuzi Yesaya yari yarabwanditse. Tekereza, yavuze ubwami bwa Babuloni butarabaho, avuga n'uzabukuraho butarabaho. Mbega Imana yaranditse ngo, ibi nibyo Uwiteka abwira Kuro, uwo yimikishije amavuta ati, niwe mfashe ukuboko kw'iburyo nkamuneshereza amahanga ari imbere ye, kandi nkakenyuruza abami kugira ngo mukingurire inzugi, kandi n'amarembo ntazugarirwa. Mbega ibintu bitangaje. Uyu Kuro niwe wahiritse ubwami bwa Babuloni. Nyamara ibi byari byaranditswe n'umuhanuzi Yesaya mbere yuko n'ubwo bwami bushingwa bukabaho. Na Kuro ubwe n'izina rye rivugwa atarabaho. Mbega ibintu bitangaje. Ubwami bwa Babuloni rero bwarangiye gute? Uko bwarangiye turabibona muri Daniyeli 5 umurongo wa 18 n'uwa 22 ndetse n'uwa 28. Handitse ngo, umva Nyagasani Imana isumba byose yahaye se Nebukadinezari ubwami no gukomera n'ubwiza n'icyubahiro, ariko wowe umwana we Berushazari ntiwicishije bugufi mu mutima wawe nubwo wamenye ibyo byose, ahubwo wishize hejuru ugomera Uwiteka Imana nyirijuru. Bakuzanira ibintu byo mu nzu yayo kugira ngo wowe n'abatware bawe n'abagore bawe n'inshoreke zawe mubinyweshe vino, maze uhimbaza ibigirwamana by'ifeza n'iby'izahabu n'iby'imiringa n'iby'ibyuma n'iby'ibiti n'iby'amabuye bitareba. Ntibyumve ntibyitegereze, ariko Imana ifite umwuka wawe mu kuboko kwayo, nyirukumenya imigendere yawe yose nturakayishimisha. Kandi Peresi bisobanurwa ngo ubwami bwawe buhawe
abamedi n'abaperesi. mugende musome muri Daniyeli igice cya 5 muri buze gusoma. Urabona ko njye nagiye mfatamo imirongo y'ingenzi. Uyu mwami wa Babuloni Nebukadinezari yageze aho arasaza, ubwami bwaraburekura buhabwa Belushazari. Ubwo bwageze igihe cyo kurimuka, Belushazari ari we ubuyoboye, kuko ntekereza ko hagati ya Belushazari na Nebukadinezari hari undi mwami wabayemo. Ariko uyu mwami yarikujije ntiyamera nka se, kuko se we Imana yaje kumushakira mubona. Byagenze gute? Ise yaje kurisha mu ishyamba nk'inyamaswa. Kubera ko yishize hejuru, Imana imuhindura nk'inyamaswa ajya kurisha mu ishyamba. Igihe yari amaze imyaka 7 arisha mu ishyamba, kandi ari n'umwami wa Babuloni. Namwe nimutekereze ibyo bintu. Igihe yagarukaga agasanga ubwami bwe nta kintu cyabukozeho, nyamara we yari mu ishyamba ameze nk'inyamaswa. Amajiye guca bugufi ahimbaza Imana yo mu ijuru. Mubasha kubisoma muri Daniyeli igice cya 4. Uyu mwami yahindukiriye Imana yo mu ijuru, abari yaramya arayiyegurira, apfa ari umukiranutsi. Nyamara ibi nibyo Daniyeli yibukije Belushazari, amubwira ati iso yubashye Imana arayikorera, ariko wowe ntabyo witayeho. Imana rero ifite umwuka wawe mu biganza byayo, niyo ishize iherezo ku bwami bwa Babuloni. Uyu mwami yagiye kwitegereza, abona ikiganza cyandika ku rusika, ubwo yari yatumiye inshoreke ze n'abo mu gihugu cye bose bakomeye, maze agasuzugura Imana yo mu ijuru. Atumiza ibikombe byo mu nzu y'Uwiteka byari byarakuwe i Buyuda, i Yerusalemu, arabizana binywesha inzoga, kandi byari byaragenewe gukora mu buturo bwera. Maze Imana ishira iherezo ku myaka ye. Nuko ubwami bwe ngo yagiye kubonabona, handitse ngo meni tekeri ufurazini. Byasobanukwaga ngo ubwami bwawe buragabwe, buhawe abamedi n'abaperesi. Icyo kiganza kitagaragara cyaranditse. Biba ngombwa ko Daniyeli atumizwa ngo aze asobanura ibyo bintu. Abantu be basinze, n'abagore basinze, n'umwami yasinze, bagiye kubona buri kiganza kirandika kidafite aho gifashe. Nuko Imana ishira iherezo ku bwami bwa Babuloni. Ubwami bwa Babuloni buvaho mw'iryo joro. Kuro yaciye munsi y'amazi, ahantu amazi yacaga yinjira muri Babuloni, arayakamya. Ingabo zo zarindaga Babuloni zari zavuye ku birindiro, nazo zaje kunywa inzoga, maze biha amahirwe Kuro. Bayobya umugezi wacaga muri Babuloni, maze baca munsi, kuko Babuloni yari yubatswe ku buryo nta muntu wapfaga kuyinjiramo. Inzugi zayo zari zikomeye, ari nabyo twabonye muri Yesaya ngo Imana yahaye Kuro guca mu nzugi atagomba gucamo, inzugi z'ibyuma. Maze aca munsi, arinjira, araza atera ubwami bwa Babuloni, arabukubita hasi. Kuro arabwima, arabufata. Ubwami bwa Babuloni rero nabwo bw'abamedi n'abaperesi ntabwo bwagombaga kubaho iteka ryose, kuko bwahereye muri 539 bugeze muri 331 mbere ya Kristo. Ubu bwami bwo bwakurikiwe n'ubuhe bwami? Byagenze gute? Tubasha kubibona muri Daniyeli igice cya 8 20 na 21, uretse ko ubuhanuzi dushobora kuzabugarukaho. Ariko baranditse ngo imfizi y'intama y'amahembe 2 wabonye nibo bami b'abamedi n'abaperesi. Ibi by'imfizi y'intama ndetse n'isekurume y'ihene sinshaka ngo mbitindemo n'ubundi buhanuzi, ariko tumenye ko imfizi y'intama ari abamedi n'abaperesi, kuko ni Bibiliya ibyivugiye. Kandi ya sekurume y'ihene y'igikomo ni umwami w'Ubugiriki, kandi ihembe rinini riri hagati y'amaso yayo niwe mwami wabo wa mbere. Ikiri somo narizaniye, kuko ntabwo ubuhanuzi bwo muri Daniyeli igice cya 8 aribwo ngiye kwigisha. Ikiri somo narizaniye ni ukugira ngo mwumve uko ubwami bw'abamedi n'abaperesi ko bwakurikiwe n'ubwami bw'Abagiriki bivuzwe na Bibiliya. Iyi mfizi y'intama igereranya ubwami bw'abamedi n'abaperesi yishwe n'isekurume y'ihene yari ifite ihembe risongoye ngo mu mutwe wayo ariwe mwami wayo wabwo wa mbere, ariwe twita Alexandre Mukuru. Hanyuma mu cyimbo ngo iryo hembe ryaje kuvunika, risimburwa n'andi mahembe 4. Ayo mahembe 4 naya Alexandre Rogara amaje gufata ubwami bw'abamedi n'abaperesi, yimitse ubwami bw'Abagiriki, yaje kunywa inzoga mu kwishimira ko yafashe ubwami. Inzoga zimubana nyinshi, nyuma y'iminsi 3 arapfa. Amaje gupfa, abagaba b'ingabo be 4 abariho bafata ubwami, abariho bategeka ubwami. Ibi rero ni
bibiliya ivanze n'amateka. Mugiye mukiga amateka y'uko ibi bintu byagenze, niyo mwajya kuri history.com mwasanga ko ibintu ariko byanditswe. Niyo mwafata ibitabo by'abanyamateka b'iyi si mwasanga ariko byagenze. Ubwami bwa Mede na Peresi bwakurikiwe n'ubwami bw'Abagiriki, kandi Alexander Rugara, Alexander Mukuru cyangwa se Alexander the Great yapfuye amaze gufata ubwo bwami. Ntabwo ari we wabutegetse, ahubwo abagabo b'ingabo be 4 nibo bategetse ubwo bwami. Ibi rero niko mu mateka byanditse, ariko biratangaje kubona bihita bihuza n'icyo ubuhanuzi bwa Bibiliya butwigisha muri Daniyeli. Hanyuma ubwami bw'Abagiriki bwahise bwimikwa, bumara imyaka buhera muri 331 bugeza muri 168 nyuma mbere ya Kristo. Hano reka twumve aya magambo y'uyu munyabwenge uko yanditse mu gitabo cyitwa Historical Library mu gitabo cya 16 chapitre 12. Byasaga nkaho hari ikiganza cy'Imana cyayoboye ivuka rye n'ibikorwa bye. Uyu ninde uvugwa? Na Alexander Mukuru. Muri icyo gitabo komeza bavuga ngo ku ya 22 Kamena mu mwaka w'138 mu rugamba rwabereye Ipidina, ubwami bwa Alexander Mukuru bwarasenyutse nyuma y'imyaka 144 apfuye. Ubu bwami nabwo bw'Ubugiriki ntabwo bwabaye iteka ryose, bwaje gukurwaho bukurikirwa n'ubundi bwami. Nemejwe mu mutima ko nta gihugu, nta mujyi cyangwa abantu aho izina rye ritageze. Uyu ni Alexander Mukuru bakomeza bavuga. Ariko nubwo ubwami bwe bwakomeye cyane bugakwira isi yose, ubwami bw'Ubugiriki ariko nabwo bwageze iherezo, kuko muri iriya ntambara yabereye Ipidina Abagiriki batsinzwe n'Abaromani. Hanyuma ubwami bwa Roma buhita buhera icyo gihe bwimitswe guhera mu 168 mbere ya Kristo, ukagenda ukagera muri 476 nyuma ya Kristo. Ubu bwami muri aya mami yose turi kureba ni nabwo bwami burebure, kubera yuko urebye umutwe, reba aho umutwe uhereye ukagera, reba inda n'ibibero, inako igituza, hanyuma igituza ni iki ngiki, inda n'ibibero ni uguhera aha ngaho ukamanuka ukagera ku bibero. Ariko ureba amaguru ni maremare. Ubu bwami nabwo bwagombaga kuba burebure cyane. Nibwo bwami bwa kane, ubwami bwa Roma. Haranditswe ngo ariko ubwami bwa kane buzakomera nk'icyuma. Ubu bwami bwa Babuloni bwabaye ubwami bukomeye cyane, bwashizeho amategeko, bushyiraho imisoro, bushyiraho sisiteme y'imiyoborere ikakaye ikomeye, ku buryo rwose bwari ubwami bukomeye, bwari ubwami buteye ubwo. Ariko bwari bufite gukomera nk'ubw'ibyuma. Bwaragiye bugera muri 476. Nshobora kuva muri 476 nyuma ya Kristo ukavuga ntumva ko ubwami bwarangiye. None se ko ubundi uvuga ngo ni ubwami bune, ubundi bwami ni ubuhe? Hari ubwami bwa gatanu? Ese ibirenge n'amano ni ubwami bwa gatanu? Oya, ahubwo iyi ni faze ya mbere, ni igice cya mbere cy'ubu bwami cyari kirangiye, kuko ubu bwami bwa Roma burakomeza kurinda kugeza Yesu Kristo agarutse. Ariko uko bwatangiye siko bwakomeje. Ibi tuzaza kubibona, tuzabona ko ubwami bwa Roma bwatangiye ari ubwami bw'Abakayisari, ariko buza guhinduka bugeze muri 476 ubwo hayoboraga umukayisari witwa Romulus, Augustus Romulus. Uyu mwami yaje kugabanya ubwami bwa Roma mu ibice 10, ariyo mami 10 yo mu Burayi. Ibyo tuzabibona turi kwiga Daniyeli cya 7. Igihe ubwami bwa Roma rero muri 576 bwamaraga kwigabanyamo amami 10, ayo mami nayo ntabwo yaje kuguma ari ayo mami 10 gusa, ahubwo amami 3 yaje kuvaho. Nabyo tuzabibona, kuko hano ni Daniyeli cya 2. Ntabwo Daniyeli cya 2 kiduha amakuru yuzuye, ari no mpamvu hakenewe Daniyeli cya 7 ngo turico gusobanukirwa. Tuzabona yuko ubwami bwa Roma bwakomeje muri faze yabwo ya 2, ariyo y'ibirenge by'uma n'ibumba, ariko bugakomeza ari Roma Kristo, Roma y'abapapa, Roma iyobowe n'itoro gaturika. Ariko ni Roma yakomeje, ntabwo ari ubundi bwami bwaje. Niyo mpamvu dufite ubwami bune, ntabwo ari butanu, ni ubwami bune. Ni Roma yakomeje, kuko urumva mu bwami bwa nyuma ariko bwami bw'ikirenge n'amano, bw'ibirenge n'amano harimo ibyuma, ahubwo ibyuma bivanze n'iki? N'ibumba. Ibyo rero nibyo dukeneye kumenya. Reka nkomeze hano. Kandi nk'uko wabonye ku murongo wa 41 muri Daniyeli cya 2 murongo wa 41,
kugeza 43 handitse ngo kandi nk'uko wabonye ibirenge n'amano ari igice cy'ibumba ry'umubumbyi n'igice cy'ibyuma, niko ubwo bwami buzigabanyamo, ariko muri bwo hazabamo gukomera nk'uko wabonye ibyuma bivanzwemo ibumba, kandi nk'uko wabonye ibyuma bivanzwemo ibumba niko bazivanga n'urubyaro rw'abantu, ariko ntibazafatana nk'uko ibyuma bitavanga n'ibumba. Ibyuma n'ibumba ntibishobora kwivanga. Ngo niko rero bizagenda. Muri faze ya kabiri y'ubwami bwa Roma hazaba harimo imitegekere ya Roma ya kera, ariko harimo n'ikindi kintu kiyongeremo cyitwa ibumba. Reka rero ikintu cyitwa ibumba tugende tukige. Ibumba ni iki? Muri Yeremiya 18:5 kugeza 6 handitse ngo maze ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, yemwe ab'inzu ya Isirayeli mwe, mbese sinabasha kubagenza nk'uyu mubumbyi? Niko Uwiteka abaza. Dore uko ibumba rimeze mu ntoki z'umubumbyi, niko namwe mumeze mu ntoki zanjye mw'ab'inzu ya Isirayeli mwe. Hano Bibiliya itangiye kudusobanurira ibintu birimo ibumba. Ibumba ni iki? Hano ubwoko bwa Isirayeli bwagereranyijwe n'ibumba riri mu biganza by'umubumbyi, aho Uwiteka yavuze ati, ese uko ibumba riri mu biganza by'umubumbyi, siko nanjye nshobora kubagenza? Siko nshobora kubabumbamo ikibumbano nifuza? Urumva ko hano ibumba riri kugereranya ubwoko bw'iki? Bw'Imana, abantu basenga. Reka tumve ibyo uyu muntu witwa Stephen Ball yanditse ubwo yigaga igitabo cya Daniyeli, mu gitabo yise The Studies of Daniel. Katwumve analize yakoze. Stephen Ball ni umupasiteri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nifashishije aya magambo yavuze, n'uyu munsi aracyariho. Ubasha kwandika no kuri internet ukandika Stephen Ball, ushobora kubona ibyigisho bye byinshi, ndetse n'ibyigisho bye bivuga kuri Daniyeli. Kanumva uko yanditse ngo twabasha gufata uyu mwanzuro ko ibumba ry'umubumbyi bisobanura itorero rya Gikristo. Bisobanuye ko mu gihe cy'ubutegetsi bw'ibirenge by'igishushanyo, imbaraga za politike za Roma ari byo byuma zizakomeza, ariko byivanzemo n'imikorere y'itorero ari ryo bumba. Ibi nibyo byabaye mu gihe ubupapa bwari bukomeye. Igihe ubupapa bwajyagaho bugategeka, ubupapa bwazanye uburyo bubiri bw'imitegekere: gufatanya gutegeka ibya leta, ariko bakabivanga no gutegeka iby'iyobokamana. Bari abategetsi b'uburyo bubiri, kandi n'uyu munsi niko bameze. Ni abantu bafite idini gatolika, ariko bakagira n'ubutegetsi bwa Vatikani, kandi bakohereza n'abambasaderi mu isi. Urumva ko rero bo bafite uburyo bw'imitegekere bw'uburyo bungahe? Bubiri, idini na leta. Hano bakomeza bavuga ngo itorero ryo mu gihe cy'ibirenge ryibwiye ko rishobora kubonera gukomera no kubaho mu kwihuza na leta. Iryo torero ritamenye nuko ubwo bumwe nta mbaraga buzagira, kandi ko buzaca intege itorero ndetse na leta ubwaryo. Itorero ryagombaga kumenya ko kubaho kwaryo bigomba gushingira ku burinzi rihabwa n'uwarihanze. Ugukomera kw'itorero ntabwo gukomoka mu mbaraga z'imikorere ya politike z'isi. Imbaraga zaryo zishingiye ku gushyira umwete mu kwamamaza ubutumwa ryahawe bwo kugeza ubutumwa bwiza ku isi yose, ribishobojwe na Mwuka Wera. Itorero rigomba kugirana ubumwe bushyitse n'umugabo waryo Kristo. Igihe ryifatanije na leta, riba rikoze icyaha cy'ubusambanyi. Ubusambanyi mu maso y'Imana si ubumwe rwose. Uyu mugabo ibyo yanditse tuzarushaho kubisobanukirwa ubwo tuzimbika mu buhanuzi, tukabona amakosa itorero gatolika ryakoze ubwo ryifatanyaga na leta, rigafata ubwami bwa Roma ya kera, ubwo umwami Justinian yabuherezaga imbaraga, bukemera gufata izo mbaraga, bukemera gutegeka Roma, ariko nanone bukagumana ikintu cy'iyobokamana mu biganza, bugafatanya ibintu bibiri bidashobora kuvanga. Niyo mpamvu bavuze ngo ibyuma n'ibumba ntibivangwa. Iby'iyobokamana no kuyobora ibya politike ntibivangwa. Ngo bazagerageza kwihuza, ariko ibyo ntibizashoboka. N'uyu munsi niko biri. Ubwami bw'ubupapa bufatanya imbaraga za leta n'iz'iyobokamana, ariko ibyo ubundi ntibivangwa. Ari nayo mpamvu ibyo ni ubufatanye, ariko bufite intege nkeya.
ibyo tuzabona yuko nta mumaro bizazana uretse kuzatera akaduruvayo mu isi, bigatuma ubukristo bashyigikira buba ubukristo budafatitse, kandi n'ibya politike tukabona ko bifite ibibazo. Kubera iki? ubwo tuzaba dutangiye kwanariza iby'imikorere y'ubupapa n'ibindi byose mu buhanuzi nk'uko busobanura, tuzabona ko igihe ubupapa bwari buyoboye mu myaka 1260 nta kintu cyiza byigeze bizanira isi, ndetse byazanye igihe cyiswe ngo igihe cy'umwijima mu isi, aho uretse n'ubuyobokamana isi yacuze umwijima mu nguni zayo zose. Nyamara ubuhanuzi bwe bwarabivuze, bwari bwarabyigishe, mbega ibintu bikomeye, ko ubufatanye bw'itorero na leta nta wundi mumaro bizazana. Nyamara mu gusoza k'urugamba kw'intambara ikomeye, n'ubundi itorero na leta bizifatanya bigerageza kugira ngo bishake ubumwe, birebe ko hari icyiza byatuzanira, ariko ntacyo bizageraho. Abanyamadini bazagerageza ngo bagushaka ubumwe, ekumenizime, ariko nta kintu na kimwe bizageraho, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo bazicara ku meza ngo bashake ukuntu bashaka ubufatanye, ariko ntibizashoboka. Kubera yuko hazaba itorero ry'ukuri riri ku mugabo w'ukuri ariwe Kristo, habeho n'amadini yaretse ukuri. Ibyo rero bizarema intambara, ntabwo bizarema ubumwe. Nyamara ubuhanuzi bwarabivuze, abantu barabisuzugura, ariko biranditse. Daniyeli 2:44 kugeza 45. Nuko ku ngoma z'abo bami Imana yo mu ijuru izimika ubundi bwami butazarimburwa iteka ryose, kandi ubutware bwabwo ntibuzazungurwa n'irindi shyanga, ahubwo buzamenagura ubwo bwami bwose bukabutsembaho, kandi buzahoraho iteka ryose. Uko wabonye ibuye ryavuye ku musozi ritana imbohe n'intoki, rikamenagura ibyuma n'imiringa n'ibumba n'ifeza n'izahabu, niko Imana ikomeye yahishuriye umwami bizaba mu bihe bizaza, kandi izo nzozi ni iz'ukuri no gusobanurwa kwazo ntiguhinyurwa. Nk'uko rero mubibona, umutwe w'amagambo y'iki cyiciro uravuga ngo hazabaho ubwami bune, ariko twe turi mu bwami bwa nyuma. Nk'uko mubibona, nababwiye ko ubwami bwa Roma y'abapagane, Roma y'abakayisari, yagejeje muri 476 nyuma ya Kristo. Twebwe turi mu mwaka 2023. Bisobanuye ngo turi nyuma y'uko ubwami bwa Roma bwigabanyije, hakaboneka amami 10 yo mu Burayi, ari mu bwami bw'Ubwongereza, Ubufaransa, Abataliyani, Ubudage, Ubugiriki, nako Ubugiriki ntabwo nzi nibuka neza niba burimo, ahubwo Ubudage, Ububirigi n'Abafaransa, n'ubundi bwami buri hara mu Burayi. N'ubwami 7 busigaye, kuko ubwami 3 bwarimbuwe kugira ngo ubwami bwa bapapa bubone uko bujyaho. Ibyo byose tuzabyiga, ntabwo biri muri Daniyeli 2, ahubwo biri muri Daniyeli 7, ndetse no muri Daniyeli 8 n'ubukomeza no mu byahishuwe. Tuzaza kubigeraho. Niba ugize amatsiko uzakomeza ukurikirana ibi byigisho. Icyo nshaka kuvuga, twebwe turi mu bwami bwa nyuma bw'ibyuma n'ibumba, ubwami aho ubutegetsi bw'ubupapa bufite imbaraga mu bya politike n'iby'iyobokamana bushaka kongera kwigarurira isi, kuko hari imyaka bwamaze butegeka, iyo fazi irarangira, none burashaka kongera kwigarurira isi, bukemfluence isi yose. Cya kindi kibumba ariyo buryo bw'iyobokamana bukongera bugakorana na leta mu gushakira hamwe ubumwe ngo isi ibone amahoro. Ibi muzabyumva mu binyamakuru bitandukanye by'isi, aho bavuga ngo amadini agomba kwihuriza hamwe kandi nayo agakorana na leta kugira ngo isi ibone umutekano, kugira ngo isi ihurize hamwe imbaraga mu gushakira hamwe ibisubizo by'iyi si. Ariko ubuhanuzi buvuga ko ibyo bintu bitazashoboka, guhuza ntikuzashoboka, ahubwo niyo byaba bizaba iby'akanya gato gusa. Ariko hari ubundi bwami buzaza, ari nabwo buzarimbura ubu bwami buriho hano ku isi, aribwo bwami bwa nyuma bw'ibumba ndetse n'ibyuma, bugashiraho iherezo. Ubu bwami ni ubwande, ni ubwami bwa Yesu Kristo, buzarimbura ibindi byose, bubisenye, bwimikwe. Iri buye se koko ryaba ari ibuye? Iri buye ryaba rishatse kuvuga ubwami bwa Yesu Kristo? Ese ni jye ubyihimbiye cyangwa biranditse? Kubera ko nababwiye ngo njye sinzavuga amagambo yanjye, nzafata ibyo ubuhanuzi buvuga tubyanarize dukurikije amateka, turebe ko bihuza. Nibihuza tugahuza imirongo Bibiliya bigahuza, n'ibyo nta bwenge bwanjye, nta busobanuro bw'abahanga, Bibiliya niza dusobanurira. Ibyahishwe 11:15 ngo marayika wa karindwi avuza impanda, mu ijuru havuga amajwi arenga ngo ubwami bw'isi bubaye ubw'umwami wacu n'ubwa Kristo we,
kandi azahora ku ngoma iteka ryose. Amaherezo ubwami bw'isi buzaba ubwa Yesu Kristo. Amaherezo ubwami bw'isi buzashirwaho iherezo. Ibivugwa hano mu byahisho 11:15 birahura neza n'ibivugwa muri Daniyeli 2:44-45 ko ubu bwami buzarimburwa, hakabaho ubwami buzabaho iteka ryose butazasimburwa n'ubundi bwami, aribwo bwami bw'ibuye ryarekuwe rikamenagura igishushanyo kikavaho, hanyuma bigatumurwa n'umuyaga, hakaboneka ubwami buzabaho iteka ryose, aribwo bwami bwa Yesu Kristo. Daniyeli 2:47. Nuko umwami abwira Daniyeli ati, ni ukuri Imana yanyu niyo Mana nyamana, ni umwami w'abami, kandi niyo ihishura ibihishwe. Nebukadinezari amaze kubwirwa iby'aya magambo yose, abwira uko ubwami bwe buzava bugakurikirwa n'ubundi bwami, kugeza ku bwami bwa nyuma, aribwo bwami twebwe turiho muri iyi minsi y'imperuka turimo, kuko ni ubwami buri nyuma y'uko Roma yigabanyije, ni ubwami buriho nyuma y'uko ubupapa bugize imbaraga bukaza kwamburwa izo mbaraga. Kuko tuzabibona, ushobora kuvuga uyu munsi ngo urakomeza uvuga ubwami bw'ubupapa, nyamara ubwami bw'ubupapa ntabwo aribwo butegetse isi. Ibyo ngibyo nuko utabizi. Ubwami bw'ubupapa bwigeze bwabaho butegeka isi yose, ndetse bwamaze imyaka 1260 buyitegeka. Ubu bwami bwakoze ibintu bikomeye, bwishe abantu benshi, bwakoze intambara muri iyi si. Uretse no kwica abakristo, bwarimbuye abami, bwarimbuye ubwami bwinshi, bwashyizeho gahunda ziteye ubwoba muri iyi si. Tuzabyiga mu buhanuzi uzumirwa, ndetse tuzabona ko ubwami bw'ubupapa n'uyu munsi bugikora mu bwami bwa hano mu isi mu buryo bw'ibanga, kandi tuzabona ko ubu bwami bw'ubupapa ari nabwo buzazana iherezo, kuko nibwo bwami buzaba buriho kurinda kugeza igihe Yesu azazira. Icyo twe dusabwa ni ukwiga uburyo bukora, tukabisobanukirwa, tukabaho tubizi, kugira ngo imperuka itazadutungura tutabisobanukiwe tugatungurwa. Ariko nagira ngo nkubwire yuko ubu bwami buzarimburwa, Imana izimika ubundi bwami, ubwami bwo mu isi buzashirwaho iherezo. Nebukadinezari rero amaze kumva iby'ibi bintu, yashimiye Imana yo mu ijuru, ashimira Daniyeli, avuga ko Imana yo mu ijuru ariyo Mana nyamana, kuko yari abwiwe ibintu bikomeye atari kuzapfa kumenya abikuye ku bapfumu n'abakonikoni be. Reka dusome isomo risoza riri muri Matayo 25:34 avuga ngo, umwami azabwira abari iburyo bwe ati, nimuze mwebwe abo data yahaye umugisha, murabwo ubwami bwabatunganirijwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Ubu bwami Imana izimika ubwo izaba imaze kurimbura amami yose yo mu isi, buzaba ubw'abakiranutsi, abana b'Imana bubasha Imana, bakayikorera bakiranutse, bakemera guhindurwa n'ubuntu bw'Imana buhindura umutima, bakemera kunesha icyaha mu mibereho yabo, bakemera gukora bakoreshejwe n'Imana, bakora ibyo Imana ishaka. Bazaragwa ubwami, bazabona ibyiza, bazabaho bishimye, bazahimbaza Imana iteka ryose. Imana izigarurira ubwami bwose bwo mu isi, nayo izaburaga abantu bayo, ihinduka umwami w'iteka ryose, nabo bahinduke abari mu bwami bw'Imana by'iteka ryose, ubutazongera kubuvamo, ubutazongera ko habaho icyaha gituma babusohokamo. Imana izimika ubwami, ariko ntizanyurwa no kububamo itabuhaye ababugenewe, aribo bakiranutsi bazava hano mu isi, kuko babanye n'Imana, bagakorana nayo, bakiga gukiranuka, ikabibahera ubuntu, kugeza ubwo izabaragwa n'ubwo bwami, kuko bayibereye indahemuka. Icyo ngusabira muvandimwe, ni uko wafatanya nanjye gushaka kuzaba muri ubu bwami. Imibereho tubaye hano mu isi urayizi, uburyo igoranye urabizi, uburyo nta byiza tubona hano urabizi. Ni byiza yuko twafata icyemezo cyo gukorana n'Imana, tukabana nayo, tukayireka igahindura umutima wacu wuzuyemo icyaha, wuzuyemo ubugome, wuzuyemo kutagira urukundo, wuzuyemo agasuzuguro. Uyu mutima ugahindurirwa kubaha Imana no gukora ibitunganye, kugira ngo niyo twapfa tuzazukira ubugingo buhoraho. Yesu Kristo azaduha ubwami, kandi yarabuduteguriye. Ubu bwami bwo ku isi buzarimburwa, iyi si izarimburwa, hazimika ubundi bwami buzabaho iteka ryose. Ubwo nibwo bwami nkwifuriza kubamo, nibwo niyifuriza kubamo, mbisabye mu izina rya Yesu. Reka dusenge dusoza. Mana yacu ikiranuka, uhabwe icyubahiro. Tugushimiye amagambo tumaje kwiga, uduhe kuba abanyabwenge, kugira ngo tuzarabagirane ku munsi w'amateka.
ndagusabye ngo abumvishira ijambo ubahe gufata icyemezo kidakuka cyo kugendana nawe muri iyi mibereho tubayeho. Uduhe kwiga ibyanditswe byakugira tumenye ukuri, uduhe kugendera mu nzira zawe zo gukiranuka kugira ngo uzatwishimire ubwo uzaba ugarutse. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen.